imigani yambi. Reka nizere ko weekendi yari imeze neza. N'ibiki biri kuri iyi mihanda? Niba ari agakino kandi muribuka mbakuri kitwa prank tukajya kubona tukabona ateye ivati ku ibitekerezo byanjye bihora bizereraho kandi uwo mpora nifumbatije umutima wanjye nyuma rwa rukundo mana we ruyoyo kuko wakwibaza ngo niye mpamvu abangaba mbagarutseho. Bidatinze twaje kumva izindi nkuru zitandukanye ngo barongeye barashwanya. Ejo bundi uwitwa Trena abakoze ikiganiro kiza gukurikirwa n'indi nkuru ya Teriski ko atwita inda. N'amashusho yashyize hanze ku munsi wo kuwa 4 w'icyumweru gishize abinyujije ku mbuga ze nkoranyambaga avuga ko yitegura kwibaruka imfura ye. Bamwe babyakiriye neza, gusa akaba ari andi makuru ko ngwinda tariya The Train. Mu magambo rero yaje kwandika ku rubuga rwe rwa Instagram yabaye nk'umwibasira amwibutsa ko yibagiwe inshingano ze nk'umugabo. Ati umugabo wese yakwibaruka ariko umugabo nyawe nubasha kurera uwo yibarutse. Comment zita ziba nyinshi. Uyahita mwibutsa ati ngo mu buzima ngo habaho abantu benshi buri ubona babaye successful. Usanga chance ya mbere barahuye nayo nibayiha agaciro akayirigretinga, ariko ntibimubuze yuko chance ya kabiri niza nayo arakora the same mistake. Kandi iryo avuze ngo wararimuhaye. Irya gatatu niyo wuzuza neza bitewe nuko uba ufite experience ngo azaza gushyira mu magubundi ngo hose hahire rimwe. Ariko mujye mwubaha Imana, mujye mwubaha Yesu Kristo. Iryo ni izina rikomeye. Nta kurikiniramo. Yava mu Burayi ngo Yesu we. Negeze kumva uzumve za filime z'amaporono. Uziko banamuzaba arimo avuga ngo arimo avuga izina ry'Imana. Oh God. Oh God. Undati isi irashaje koko. Ibaze ko uri proud yuko wakoze keza n'uburakara. Aba yanditse ibintu mana we murabibona ngo we yanamyaho. Uretse guhinda no gushega n'uburaya bwanyokamye n'irari rya hato na hato, naho ubundi nta birenze. Imogusha wamushanze. Hano muri iki gihugu cyacu n'ahandi nasanze serivisi nziza zijyanye n'ibikoresho byiza kandi bigezweho, yaba mu gufata amafoto, amashusho, graphic design ndetse n'abakoresha drone, usibye muri Innosta Studio. Nibiba biri kuri iyi mihanda yacu ku iyi weekendi ya Rudushyara twagiye tubona inkuru ngo i Kanombe bitunguranye umudiaspora ukize ageze i Kigali. Nyuma gatoya mu gihe twari tukisomera ibingo nakaye karere kagoye guturamo bitewe n'imico yaho, uwitwa Mwenimana ati Nyabihu bagira umuco wo kurwana mu kabari. Ahitwa Kicukiro ko bitamugendekeye neza, yateje akavuyo barangije bati abandi nabo bongeramo bati Marine
ubuzima buzatugeza. ese iyo bakubitaga ninde? Reka mubibutse neza, yigeze kuvugwa mu rukundo na wa mwari uherutse kuzuza inzu y'akataraboneka, yewe kugira ngo ubyumve neza yamukoresheje mu mashusho y'indirimbo yati mahitamo yanjye ni wowe sweetie mutima mbona umerita kuba nyampinga w'iyisi nukuri nkunda ukuntu nkorera umuti tomvuga sinjuka hoya sinamafuti nkunda iyo ndoro inseko yawe indaza amajoro. bidatinze baza gutandukana, baramubaza batasi ubundi hariya kuru mwapfuye iki Shizo? Shit, yeah, but don't focus on it. I don't even like watch what she's up to, whatever. Just I do me, she design, and that's it. Yeah, like. Kibazo nitubyumvishije walahi. Oya, ubashije umuntu muri depression. Motherfucker. Fatherfucker. Friendfucker. Murabyumvishe mwemwe? Arabafera, nabwiye aragaswi, arabafera. Gango ku mutima. Reka twigarukire kuri za ngumi yari ubundi bakamukura mu rukwe. Hari abamubonye bati ngo ibintu ngo abajene bakoresha izo ngo barateruye ngo no hasi ngo ahita gahuma ngo wizira ry'Imana usurange bashaka kuyijana mu kuzimu. Nande se birabinywa ndabifite. Mbega ugutwi, reba ugutwi ufite. Nta namenye mfite gameze gucayiga data. Ambinduye isura manu urambe hafi n'ukuri kw'Imana bashaka kunyica bandi. erega ni nibiba biri kuri Mihanda yacu ya filime yagarutse. Ubu tugeze kuri episode ya 2 kandi aho munsi wirebere nyaboneka. Mbibutsa kandi ko tuba turi kumwe na Inostar Studio. Ku bindi bisobanuro amagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0790 18 92 ushobora gucisha ubutumwa bwawe kuri website yacu ariyo y3.inostarstudio.com. nabo kandi babafitiye promosiyo kuko babagabanyirije 20%. Amazina yanjye ni Hirwa Redemptus. Reka dukomeze dukora subscribe munsi, like, share na comment. Umuryango wacu ukomeze ube mugari naho ku munsi uwesha.